Inshuti bakunzi bacu nizere ko mumeze neza, reka mbahe ikaze kuri aya mateka ngiye kubagezaho. Ni amateka y'umwami Rwabugiri. Uko Kigeli wa gatanu Rwabugiri yigeze gushaka guhaka abazungu ngo bamubohere imyenda. Mu bami 28 batwaye u Rwanda mu bihe byo hambere, Kigeli wa kane Rwabugiri ari mu baranzwe n'ibikorwa bitari bike by'ubutwari. Yari inkotanyi cyane, indwanyi karahabutaka, yaharaniraga gutsinsura umwanzi w'u Rwanda aho yaba ari hose. Mu bwami bwo mu baturanyi bo mu majyaruguru y'u Rwanda ho baramuzi cyane kuko we n'ingabo ze babakoreye ibya mfurambi. Kigeli wa kane Rwabugiri yari mwene Mutara wa kabiri Rwogera na Nyirakigeli Murorunkwere. Yimye ingoma mu mwaka wa 1853 kugera mu Ugushyingo mu 1895. Ni umwami wa 24 mu bami 28 bayoboye u Rwanda kuva ahagana mu 1191. Umwami Rwabugiri amateka avugaho ibintu byinshi. Abanyarwanda bamukunze bidacagase kubera ubutwari bwe. Urukundo yakundaga n'abaturage rugaragarira mu kuba ari we mwami wahimbye ibisigo byinshi. Amateka agaragaza ko Kigeli wa kane Rwabugiri yaharaniraga ishyaka ry'imihigo kandi buri gihe akagaragaza ubushake bwo kugera ku cyo yiyemeje cyose. Iyi mico ngo niyo yamuranze kuva ari umwana kugeza atanze. Ubutwari bwe bugaragarira kandi mu kuba ari we mwami w'u Rwanda wagize imitwe y'ingabo myinshi. Aho mu mitwe y'ingabo 171 u Rwanda rwagize yari afitemo 64, ibintu bitigeze bigirwaho n'undi mwami. Yashatse guhaka abazungu. Ubwo yamenyaga ko abazungu bageze mu karere mu bihugu by'ibituranyi n'u Rwanda, Kigeli wa kane Rwabugiri yashatse kubahaka ngo bajye bamukorera imyenda. Uburyo umwami Rwabugiri yashatse guhaka abazungu byakunze kuvugwaho cyane mu myaka yo hambere. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, yewe n'umwanditsi Zerifini Kagiraneza yabigarutseho birambuye mu gitabo yanditse ku mateka y'u Rwanda yise Ibitaramo ku mateka y'u Rwanda. Igice cya mbere avuga ko ubwo mu Rwanda bamenyaga ko abazungu basesekaye mu bihugu byo hakurya y'Akagera, Rwabugiri yatumye ku mwami w'Ubujinja witwaga Gashushuru ati: uzanyoherereze abazungu mbahake bambohere imyenda. Aya makuru abazungu bayataye mu gutwi batumaho Rwabugiri bati: tuzashyira tuze. Ntibyatinze kuko mu 1894 umuzungu witwa Gustave von Gotzen waje kugirwa guverineri jenerali wa Afurika ndage y'Uburasirazuba yaje mu Rwanda aherekejwe n'abandi bazungu 2 ndetse n'abirabura 620. Umwami Rwabugiri amaze kumenyeshwa ko hari abazungu bifuza ko babonana, yanze kubakira i Nyanza cyangwa mu yindi ngoro iri mu gihugu hagati kuko yatekerezaga ko bashobora kuza kurwana hakaba hameneka amaraso menshi. Yahisemo kubakirira i Kageyo, ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Rwabugiri ngo yabanje i Kageyo kuko hitaruye abaturage benshi kandi atari hagati mu gihugu. Ikindi ni uko umusozi wa Kigeyo uri ahantu hejuru ku buryo abazungu baje ingabo z'umwami zibareba, iyo bashaka kurwana byari kuborohera kurwanya kuko baje bareba umubare wabo n'ibyo bitwaje. Umwanditsi Nsanzabera Jean de Dieu afite uko abona ubwo bushake bw'umwami Rwabugiri mu gushaka guhaka abazungu. Ati: gushaka kubahaka nubwo babivuze mu Kinyarwanda gihanitse cya kera, yashakaga ubufatanye. Ibyo bafite iwabo bakaza akabaha u Rwanda bakabikoreramo ariko ari we mwami ubagenzura. Guhaka mu Rwanda bivuze gutanga akazi. Hagati aho ibiganiro hagati ya von Gotzen n'umwami Rwabugiri byabaye byiza cyane. Uyu muzungu
atangazwa n'uko yakiriwe, ariko arushaho gutangarira isuku yasanganye uwo mwami w'igihugu gito. Ingoro umwami Rwabugili yamwakiriyemo yasanze hasi hayo hashashe impu z'ingwe. Atangarira cyane uwo muco w'isuku yasanganye Abanyarwanda. Ikindi cyamushimishije ni inzoga y'ibwami yazimaniwe. Avuga ko ari ubwa mbere yari asogongeye ku nzoga iryoshye iruta iz'iwabo. Atangajwe n'imiyoborere n'imitegekere y'umwami muri rusange. Gustave Adolphe Grave von Gonsen asubiye iwabo yavuze amagambo menshi ataka u Rwanda n'umwami warwo. Abyandika no mu gitabo yasohoye mu 1895 yise Das Afrika von Ost nach West. Umwami Rwabugili yashakiye ingabo ze imbunda. Hari ikindi gihe Rwabugili yigeze kujya muri Uganda ahazwi nka Masaka agiye kureba abazungu b'Abongereza ngo bamuhe imbunda azakoresha yigarurira amahanga. Icyo gihe yagiye gusanganira abazungu i Masaka muri Uganda ngo bamuhe imbunda ajye azengereza amahanga. Bamuha imbunda 60 ahita arema umutwe w'ingabo witwa Ibyinigira. Ibi Rwabugili abikora hari mu 1885. Uyu mutwe yaremye witwa Ibyinigira wafatwaga nk'umutwe w'ingabo kabuhariwe cyangwa se Special Forces zo muri iki gihe. Mu 1895 nibwo hatangiye imvugo igira iti "U Rwanda ruratera ntiruterwa", kubera ko u Rwanda rwari rumaze kuba igihugu gikomeye kandi cyubashywe mu karere, mu by'ingabo no mu mitegekere, biturutse ku miyoborere myiza ya Kigeli IV Rwabugili. Nshuti bakunzi bacu, nizere ko mwumvishe uko Kigeli IV Rwabugili yigeze gushaka guha akazi cyangwa guhaka abazungu ngo bazajye bamubohera imyenda y'abaturage be ndetse n'abandi muri rusange. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.